Murakoze cyane we ngo ikaze ukurikiye Bakunda TV nonaha twabanye mu biganiro bitandukanye nongeye kugushimira ko n'uyu munsi wabanye natwe tukaba tugiye gukomeza tuganira ku muco uyu munsi nk'ibisanzwe nta cyahindutse ndacyari ngiye nyine umwe usanzwe n'ubundi tubana kuri Bakunda TV nitwa Moses Value kandi nagarukanye n'umugabo hano duheruka mu kiganiro cy'ubushize duherukana yabibwira imbere ya kamera. Nitwa Andrew Bakunda. Andrew ikaze Ndumutumira mu kiganiro cy'uyu munsi natumiwemo na Moses. Murakoze cyane nawe rero dukurikiye tuguha ikaze ubwo Andrew twamaze kumuha ikaze nanjye nkaba mwamaha ikaze nawe dukurikiye tuguha ikaze kandi dukomezanye kugeza ku munota wa nyuma ndabizi ko tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye ariko cyane cyane uyu munsi tugiye kwitsa ku kiganiro cy'ubushize comment cyangwa se inyunganizi n'ibindi bitandukanye. Impamvu tubaha agaciro nkamwe mudukurikiye nawe duteze amatwi nuko twagiye twumva ibyo mwavuze ko ku kiganiro twakoze ubushize ku mbuga zitandukanye zacu dukoresha nk'Abakunda nyine TV. Buriya dufite imbuga zitandukanye ndaza no turareba uburyo tuzishyira hano hasi namwe mujye mutanga ibitekerezo kuri WhatsApp yacu twakiriye rwose amwe mu butumwa buturutse ku bantu hirya no hino tunashimira abantu bakomoka hakurya y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndavuga mu bindi bihugu by'ibwota amasimbi mwarakoze kuri comment zanyu rero tugiye kuzisubizaho tunabishyiraho umucyo dukomeza mu kiganiro cyacu kuko abantu badukurikiye muri abantu b'agaciro turabakunda cyane ni nayo mpamvu twitwa Bakunda TV ntago dukunda televiziyo gusa dukunda n'abantu murakoze cyane ikaze rero Andrew mu kiganiro cy'ubushize twavugaga ku muco ariko haje muri comment twakiriye cyane hari aho bavuze bamwe mu bantu benshi bavuga ati se umuco ni gute utandukana n'ururimi icyo kintu wagize ugifite icyo gitekerezaho? Urakoze Moses. Nibyo koko abantu benshi cyangwa se na benshi ariko iyo abantu barenze umwe baba babaye benshi baba bagiye mu bwinshi. Yego hari abantu batarumva neza uburyo ururimi n'umuco bitandukana. Yego naho bitandukanira. Uyu munsi ntago ndi bujye kwinjiramo cyane ngo nsobanurire uburyo bitandukanira. Yenda kizaba ikindi kiganiro mu buryo bwimbitse. Yego ariko ndashaka kunyamba ingero zifatika zibereka yuko bitandukanye. Ubwabyo na leta cyangwa n'imvugo dukoresha umunsi ku wundi uzasanga mo dufite inteko y'umuco n'ururimi. Urumva ko niba hajemo inteko n'umuco n'ururimi bivuze yuko ururimi n'umuco ari ibintu bibiri bitandukanye nubwo bijyana. Hari uzasanga dufite ikigo cy'umuco n'ururimi ni ikigo dufite gishinzwe umuco n'ururimi ntabwo bavuze ngo gishinzwe umuco gusa bongeyemo n'ururimi bisobanura yuko ururimi rwihariye nubwo rutajya kure y'umuco. Urasangamo minisiteri y'umuco ariko ntabwo bongeyemo ururimi sibyo. Ariko uraza gusanga dufite abantu b'ababyeyi mbona n'umwanya wo kubashimira cyane ababyeyi baba mu nteko kuzirikana. Yego iyo tubonye inteko kuzirikana neza none se tubona yuko yo irabihuza byose harimo umuco n'ururimi kubizirikana kugira ngo bitazimira. Yego ikabibungabunga ikabatugira inama. Yego abo nabona ababyeyi nshimira cyane abantu baba mu nteko yazirikana rwose ndabakunda cyane kandi arabubaha n'abagaciro turabashimira cyane. Ariko tunafitemo n'igisobanuro washingiraho kugira ngo uve ko hari aho bigera bigatandukana. Kananga urugero habaho ingabo z'igihugu atari za ngabo zino turavuga ingabo z'igihugu ingabo zikoresha imbunda n'ibindi byose. Aho umuco turi mu muco hariho n'ingabo z'intore ariho nshaka kugerera ingabo z'intore ubwo turaza kwageraho ngazo n'intore ntabwo z'ingabo ingabo z'intore izo nyine ni kiriya gikoresho bifashisha. Hari ingabo zikingira intore zifata zihamiriza mu kuboko nibyo uvuga ufite n'icumu. Yego iriya ngabo bundi n'ubundi sobanura muri iriya ngabo y'umusirikare
nicyo bisobanuye. yego kuko muri ingabo y'igihugu ikingira igihugu, yego, ariko ingabo iri ku rugamba yego rwo hambere hataraza imbunda n'ibindi, bakoreshaga iningabo nawe imukingira ku buryo no mutera cyangwa amacumu, imyambi n'ibindi akoresha kiriya kintu yikingira cyitwa ingabo. Cyo kimaze ni ukwikingira. Nkeka ko ingabo ndetse n'abarwanyi bitandukanye. Abarwanyi ho ni ibindi bindi, ashaka kuba ari umutwe w'abarwanyi n'ibiki. Abarwanyi ni irere ryihariye, ariko icyitwa ingabo, ingabo z'igihugu, ariko hari n'ingabo zikoreshwa, ubwo navuga mu kinyarwanda cyo hambere mu muco, hari n'ingabo zikoreshwa bikingira, ariko niyo intore zihamiriza zikoresha icyo navuga cyaciye ngo bafatishije ukuboko kw'ibumoso, yego, cyitwa ingabo imukingira imyambi, kuko n'ubundi yangabo nayo ikingira igihugu. Urabyumva neza, ariko si icyo nshaka kuvuga. Yego, ngewe ndashaka kubereka yuko ingabo zigira intwaro. Yego, hari ingabo, hari n'intwaro. Reka bivuge mu mvugo bashaka kumva, yenda abana batoya, abajene. Hari abasirikari, hari n'imbunda bakoresha, sibyo? Ururimi rushobora kuba nk'imbunda. Yego, hari ingabo, hari umuco nk'ingabo, ariko hari nk'imbunda cyangwa se intwaro nk'ururimi. Ntabwo ushobora gutandukanya rero umusirikare n'imbunda. Ni ibintu bijyanirana, ko umusirikare akoresha imbunda, umusirikare akoresha imbunda. Mu kinyarwanda ngo navuga ngo ingabo ikoresha intwaro. Yego, intwaro rero, aho turi kujyana. Intwaro rero y'ikinyarwanda dukoresha kugira ngo duhuze tugere kuri byinshi ni ururimi. Iyo niyo ntwaro, ndabyita intwaro kugira ngo byumvikane neza. Kugira ngo ndashaka nsobanurira abantu bumve neza ko ururimi n'umuco nubwo bifite bihurira bitwuzuza, ariko bitandukanye buriya. Yego, si nibyo no mu nyandiko dukoresha twabonyemo ko dufite ikigo gishinzwe umuco n'ururimi. Umuco n'ururimi, ntabwo bavuze ngo gishinzwe umuco gusa, hanyuma ngo dusange mu ururimi gusa. Gishinzwe umuco n'ururimi, birajyana. Nagira ngo ahantu abantu bahumve neza, bahasobanukirwe. Umuco n'ururimi ni ibintu bibiri bikorana, byuzuzanya, ariko bifite ahantu bitandukanira. Ntabwo umuco ari ururimi. Umuco si ururimi. Yego, ni ukuvuga ngo dushingiye ku bimenyetso bihari by'ubu ngubu, ko dufite iyo minisiteri. N'ahambere ni uko byari biteye. Umuco urimo ya migirire, imigenzo n'imigenzereze navuze ubushize, ubutandukanye n'ururimi, kuko hari n'ibyo dukora tutavuga. Yego, urugero, intore usibye ko zigeramo hagati zikivuga, sibyo? Ariko akenshi bahamiza batavuga, nk'abakora se. Yego, yego. Ntabwo umuco bisobanura ko ibyo ukoze byose ugomba kubuvuga. Hari ibyo isaba ko uvuga. Yego, kuko nanone buriya ubuzima bwa buri munsi, iyo migirire, imigenzo n'imigenzereze, hari usanga isaba ko tuvuga. Yego, sibyo? Ariko hari ibyo uri bukore utavuga. Nibyo nivuga rero buri munsi umuco n'ururimi biratandukanye, ariko kimwe cyuzuza ikindi. Yego, ntabwo kimwe kijya kure y'ikindi. Nuvuga ngo abanyarwanda bagira umuco wabo n'ururimi rwabo. Yego, niko ushobora kubyita. Abanyarwanda bagira umuco wabo bakajya. Arega uzumva n'indirimbo y'igihugu Rwanda nziza, iravuga ngo ururimi rwacu ruraduhuza. Ntabwo bavuze ngo umuco wacu uraduhuza, cyangwa se barabisobanuye neza muri ya ndirimbo. Ururimi rwacu ruraduhuza, bivuze ngo ururimi ni nk'umuhuzabikorwa ibintu byose byabaye. Yego, nuko biteye. aho rwose ndumva ku muntu wabajije iki kibazo n'uwari byibajijeho, ndumva hari uburyo asobanukiwe. Nimba atananyuzwe kandi twanamutumira, tuzongera tumusobanurire byimbitse, cyangwa niba ngombwa azaze tumutumire n'abaduha ikiganiro. Twebwe narabwiye ubushize, ntabwo ndi umuhanga w'ikinyarwanda cyane. Yego, nuko nshaka kugira uruhare rwanjye, ishetafa ryanjye mu gusigasira umuco n'ururimi rw'u Rwanda, by'u Rwanda. Nawe
byajya uko bivuga ariko njyewe nuko mbizi yego kandi niyo yagenda akajya mu kigo gishinzwe umuco n'ururimi akabaza ibyo bintu umuco n'ururimi bitandukanye bamusobanurira yenda niba batizeye ibyo twebwe tumuha ariko umuco n'ururimi ni ibintu bifite ukuntu bitandukana ariko nanone bitajya ku kimwe bitajya kure y'ikindi byuzuzanya kugira ngo byuzuze ikintu gifatika. Yego urakoze cyane Andrew. Ubwo iyo ni imwe muri komanteri cyangwa se mu byo abadukurikiye bagerageje kwibaza ku byo twasobanuraga ubushize mu kiganiro cyacu cy'ubushize twavuga ku muco turimo tuwusobanura mu yandi magambo mbifashijwemo nawe. Hanyuma hari n'izindi komenti bagiye bateraho zitandukanye baravuga ati se hari uwibajije ati se umuco iyo bavuga ngo umuco wacitse umuco ntabwo ujya ucika narabivuze we ndavuga ku nyandiko uyu munsi murabikoresha n'abantu bamwe barabikoresha ariko umuco ntucika umuco urazimira yego ngikomeza yaravuze ati ngo iyo bavuze ngo umuco wacitse haba hacitse ariko kunda gucika cyane yego we niko yanditse muri ubwo buryo mu urimo tugendane yavuze ngo umuco wacitse washatse gusobanura iki ko ngiye ntajya mbisobanukirwa baba bashatse kuvuga ko ibintu byakoreshwaga mbere bigenda bishira bizimira noneho hakagenda haza inzaduka zindi z'abazungu aho niho bashaka kuvugira ngo umuco wacitse. Yego urakoze cyane ubwo nawe arasubijwe ariko ubundi bakwazimya muri minsi sigayemo n'abakora no gushaka gucika cyane ariko ubundi bisobanura yuko hari ibyakorwaga mbere none ugasanga za kirazira zacu zimwe ntabwo tukizubahiriza sibyo indangagaciro za kinyarwanda ntabwo tuzubahiriza aho niho hava rero ya mvugo ku muco wacitse nuko twatangiye gukora ibidakorwa kamyitegura cyangwa se ibitakabaye bikorwa mu muco wacu ibitamenyerewe ino kuko umuco buriya reka buriya mva nkubwire si uko umuco wacu wose nawe ari mwiza yego ubyuve neza harimo nabyo byari bitari byiza nubwo byinshi byari byiza hari n'ibyo tuzana mu mahanga rero nabyo bitari byiza iyo tuvuze ngo hari ibyo ushobora gukora mu bya kizungu umusava ngo n'ubusirimu yavugwa nayo bafite ukuntu tuzayiganiraho ari ugasanga ntacyo bitwaye ugasanga biruzuzanya kimwe usanga cyiza no kuba wakimenya ntacyo bitwaye no kuba wagikoresha ntacyo gitwaye hari n'icyo ubona gikwiye no gusimbura n'icyacu yenda kuko ubona gifite uburyo bumwe cyangwa ubundi gifite umurongo muzima ariko noneho iyo hajemo gukora ibidakorwa yego witwaje yuko nta tegeko riri buguhane witwaje ko uburenganzira bwawe gukora ibyo ushatse. None se Andrew wemera ko umuco nanjye nungemo hari ubushize watubajije arabaza ariko numva ntagasobanuye neza nanjye nakomerezaho umuco buri gihe aba ari ikintu cyiza nyine ubugizwe n'ibintu bikorwa byiza ikiganiro turashaka kubyo tukiganira mu buryo bwimbitse uburyo veneza kitari muri iki kiganiro umuco ubusanzwe yego nta muco mububaho ariko nanone ushaka kugeramo utuntu tumwe na tumwe reka mvuge nk'urugero rwa hafi hambere yego abantu bajyaga gusaba batwaraga inzoga n'itabi kujyana gusabisha inzoga n'itabi byari umuco mu kinyarwanda yego uyu munsi itabi harawe kiribona rijya gusaba oya bivuze ngo basanze nta itabi nta mpamvu yaryo bisa nko kujya twumva imvugo zimwe na zimwe akabwira ngo uriya mwana yize imico itari myiza ngo runaka afite imico mibi arega gafite umuco mubi iki kiganiro baza kukiguha mu buryo twateguyemo cyangwa tuzakiganira mu buryo tugihuze n'ibindi bintu byumvikana neza bisobanuriye ariko ntago umuco mubi habe ingeso mbi n'ingeso ndaza kubisobanura mu kindi kiganiro tuzakora muri iyi minsi sibyo tuzabivugeho. Urakoze cyane. Hanyuma rero ngira ngo abakurikiye Bakunda TV mu kiganiro giheruka cy'ubushize aho twari turimo tuvuga ku muco tunawusobanuraho ariko mu buryo twe tubyumva ku giti cyanjye ariko cyane cyane Andrew yari afite nawe buryo abyumvamo atuganiriza ku buryo abyumva ku muco ndetse n'ibitekerezo bifiteho ariko nyuma yaho
nyuma yaho gatoya nicyo cyatumye dukora kino kiganiro kugira tubereke ko turi kumwe namwe kandi Yego. umunsi ku wundi kandi twabateze n'amatwi kandi turabashimira cyane no ko umuntu yafata ibintu gutyo atabisobanukiwe nabyo ntabwo ari byiza. Ni byiza kubaza kugira ngo umuntu yongere abisobanure. buri muntu afite uruhare yenda yaba atabyumvishije mu buryo bunoze. wowe uduteze amatwi noneho unatureba ku mashusho yawe muri telefone, mashini n'ahandi hatandukanye, kuri televiziyo ndetse n'ahandi ku gakoresho ka elegitoronike. Bakomeze badukurikire, bazagenda babona byinshi. Ahubwo ndashaka kongeraho ikindi kintu cyitwa ururimi gatoya. Yego, nta kibazo. Ngira ngo nawe komenti zakugezeho tuse nk'abarangirije aho ngaho. Yego. Hari uburyo abantu bakoresha n'ururimi nabi. Ubwo nayo mvuga umuco cyane. None reka njye ku rurimi noneho nyir'izina. Yego. dushaka kugira ngo soko kubikosha n'abenda rimwe na rimwe ntarabikora bishaka cyangwa badashaka abanyarwanda cyane, ariko hari n'abataragize amahirwe yo kubasha kumenya ururimi bitewe naho yakuriye, bitewe n'amateka yacu, akisanga akoresha indimi zindi akagira ngo wenda nizo. Ariko uyu munsi ndavuga ku bintu bitoya nka 3 cyangwa 4, hanyuma ubutaha tuzavuga ku bindi, nta kibazo. Ubundi tugira ikintu yitwa ingabo. Buriya mu Kinyarwanda abasirikare ntabwo ari Kinyarwanda. Abasirikare ntabwo ari Kinyarwanda. Yego. Abasirikare ntabwo ari Kinyarwanda. Abasirikare ubundi mu Kinyarwanda ni ingabo. Umusirikare ni ingabo. Ingabo y'igihugu. Abasirikare mu Giswahili. Ariko mu Kinyarwanda nyirizina ni ingabo. Ingabo rero muri rusange imbunda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare muri rusange mu Kinyarwanda byitwa intwaro. Byitwa intwaro. Hanyuma hakazaho ijambo abantu kampuza ibintu, maneko. Ubuze ko abantu benshi bataza gutandukanya maneko n'ubutasi. Maneko n'ubutasi ntabwo ari bimwe. Mu Kinyarwanda cyiza maneko ni Ikinyarwanda. Maneko ni Ikinyarwanda n'ubutasi ni Ikinyarwanda. Maneko. Ubusobanuro bwa maneko ni ibyo twumva uretse ibikorwa wari uzi nibihize. Yenzi ko maneko ari umuntu uneka abandi. Aha, hamaze gutata. No gucukumbura. Niko nabyita. Ariko byose byita oya maneko araneka, umutasi aratata, ariko byose bifite nibyo navuze nko haraho byose byenda guhurira, naho haraho bigenda bihurira. Tugira maneko no mu Rwanda ni musitari ifite n'ibindi bigura bigira ubutasi cyangwa se abakorera mu gihugu. Tugira oya ibishuti bizo kujya kutazabye inshuti ngo bimbwiye ntacyo nkumve. Yego, icyo nari ndimo mvuga cyangwa mfite inshuti zanjye ariko ntizeye, noneho ngashyiraho umuntu ku ruhande ati izi nshuti zanjye utuntu zirimo zikora atari sawa, dushobora kuba nk'imishinga runaka dufitanye, hari ukuntu bashobora kuba tutari kumwe nk'umuyobozi wabo. N'urugero ni umuyobozi w'urubyiruko cyangwa se umuyobozi wa gurupe itsinda mu Kinyarwanda. Ni umuyobozi w'itsinda, ndabayoboye ariko hajemo urunturuntu, hari bashatse kugira ibindi bakora. Nshobora gushyiraho intasi cyangwa nshobora gushyiraho maneko. Uko wabyika kuri icyo kigero simbizi neza, kuko njyewe nabyumva mu buryo gushaka amakuru sibyo yanjye. Ariko iyo uzamuye ikintu cyitwa maneko cyo wagiye kundi rwego rw'igihugu. Yego, ntabwo buri umuntu wese ubwo ntabwo mvuga wenda muri kino gihe, ndabona bihuza n'igihe cyashize uko byitwaga. Kera bakoreshaga maneko. Maneko rero bari abantu bakora mu gihugu imbere badasohoka, kuneka amakuru yo mu gihugu, sibyo? Y'abanzi bashobora ko bakora ibikorwa bitari byiza babikoreye cyangwa se babishakashakira mbere muri mbere hehe mu gihugu. Bivuze ngo nta muntu ushobora kugira maneko we uri ku rwego rw'igihugu.
ntabwo nzi ko umuntu agira amaneko we ibyo simbizi ngewe ariko ibyo ni bya mbere usanga umuntu umwe yagiye kumviriza agiye gute ibyo simbizi yenda gusa ni byiza ko umuntu yaba yishoja mugenzi we kabatanga n'amakuru mu gihe ari ngombwa sibyo ariko iyo usaba amaneko mu mvugo zo hambere mu kinyarwanda byabaga ari maneko banekera igihugu kugira ngo hatagira abateza ikibazo igihugu bari imbere hehe mu gihugu bishobora kuba abene igihugu cyangwa se n'abandi bavuye hanze y'igihugu bakirimo bakaba bashaka kukigambanira cyangwa se no kugiteza ibibazo aho bitwa maneko noneho abakorera abarenga umupaka bakajya hanze bagakorera hanze y'igihugu izo ni intasi baba bagiye gutata bivuga ko batandukanye nubwo bafite baza guhuriza ko bose amakuru baza kubatanga arangiye amakuru arangiye ahantu hamwe simbizi ko sinkwarana n'izo nzego sinzikoreramo ariko ndabivuga ko mu kinyarwanda cyo hambere byakoreshwaga noneho uraza gusanga dufite indi nyito mu kinyarwanda ngo gereza muri gereza mu kinyarwanda burya ntabwo ari tuvuga gereza mu kinyarwanda ni igihome ntibavuga bavuga mu kinyarwanda byitwa igihome ni igihome si gereza ni igihome kubera ko bashyiraga mu nzu ihomye bubakaga inzu ihomye ku mpande yego ku buryo cyaba barahomaga nta matafari bakoreshaga cyaba bakataga icyondo cyangwa bakata urwondo hanyuma bagahoma inzu bagashinga ibiti bakayiperata kizaba kiri ikiganiro yajemo gututira no guporota no gusakara n'ibyo byose ngo byubakwa tuzakiganira cyitwaga igihome njyangwa nibwira yuko enda mu ncamake mbabwiye kuri ibyo hanyuma yenda abandi bazatangayo ibitekerezo byabo nabo tubyubakihoho tugeze kubisobanura na byumvikane kurushaho wenda niba batabyumva ariko nuko nguko bikoreshwa ntago mu kinyarwanda cyo hambere bavugaga gereza buriya gereza ngiswahili ni igihome yego ntabwo nanjye mboneyeho buriya polisi idafite izina ko kera polisi ni polisi nyine ariko kuko mbere y'uko hazaho za repubulika sibyo bagiraga ingabo ntabwo bagiraga polisi ntabwo habagaho abajandarume yego habagaho ingabo z'igihugu nyirango dushatse uyu munsi twasoreza hano yego ariko buriya ngewe nanjye abatabyumva kimwe cyangwa se bafite uburyo babitekerezaho hari icyo ukomojeho intasi umuntu yagira intasi ye ese ubundi umuntu intasi y'umuntu sinyizi ngewe nimara yuvana mwebwe n'ivugo zateye mu tubari n'ahandi hose intasi yanjye ubwo simbizi nabyo kizaba kiri ikiganiro nakihariye tugenda tubisobanura ariko gutata ahubwo hariho n'ibindi iperereza umuntu ntabwo yagira umutasi we nta nubwo yagira amaneko ushobora kumugira ukamukoresha mu nyungu zawe bwite ujya gushakira amakuru ariko ntabwo wamushyira ku rwego nk'urwo oya yenda ubu ngubu simbizi nabikora arega nibyo njya nsaba rwose ikigo gishinzwe umuco n'ururimi kubera ko dufite imvugo nyinshi zatwinjiyemo zigenda bitewe n'amateka y'abanyarwanda si ikibazo cy'uko abantu bazivuga nabi ngewe mpora ikigo kibishinzwe bakwiye kuduha umurongo w'imvugo dutira ko gutira biremewe mu muco nyarwanda twaratiye imvugo nyinshi tuzagenda tubisubiramo ariko izo twatiye tumenye ngo zirahari izo tutatiye tumenye ngo ni izi ngizi noneho abantu bagere umurongo umwe kandi byigishwe bitozwe bimenyekane nawe uyu munsi usanga abantu bajya ku muganda ugasanga umuntu ni umuyobozi niwe urimo uvuga za mvugo zitari iz'ikinyarwanda biragoye ko umuturage rero nawe yabigorora mu gihe wowe umubwiriza nawe ariko abivuga aho niho ikibazo kiri murakoze cyane murakoze kuba